Ewana reka mbabwire ntibimeze bite ndimo ndabasuhuza cyane kabisa. Ni Bruno Taifa mwabibonye ugomba nakagezemo banatangiye kukageramo ubu ngubu. Ubu ni mukanya gato ndaba ninjiye. Uru ruganda barwita Amazon murarubona. Niho nkora. Mureke rero wa mushinyaguzi wita Gasuku Mipango wababeshye ngo nkora mu mboga ngo mu megeri ngibyuma bisikimegeri we Gasuku ntukabeshye we Petit. Ahubwo byanshimishije Gasuku ukomeza umvugeho kabisa. Kuko rero wowe ufite n'abafollowers benshi ukaba ufite n'abantu benshi bagukurikira. Iyo umvuzeho ndabikunda kuko buri wanzamuriye izina hari n'akantu kenshi buri akiyongera. Urakoze cyane nubwo abanyarwanda agiye bangirira icyizere ngira ngo ndanabashimira. Murabibona na YouTube maze n'ibyumweru bibiri ntarafungura ariko murabona progress irimo iragenda neza cyane n'ama views murabibona. Na Gasuku nta nkurikira. Muri views nta nkurikira wa Mipango. Ahubwo wa Mipango komeza unkorera akantu sha kuko nkunda umuntu mvugaho cyane kuko nanjye mvuga ku bandi. Rero ntibyambabaza kuko mvuga ku bandi. Iyo umuntu rero mvuzeho ndishima. Kuko nanjye mvuga abandi. Ibyo rero ntibyambabaza gukora mu megeri nta megeri nkora mu dore uruganda ngurwo inyuma yanjye murimo murarubona barwita Amazon n'urwo umukire wa mbere ku isi ubu ngubu kugeza ubu. Umukire wa mbere ku isi niwe nyiri uru ruganda. Ubita Bezos uru ruganda n'urwe ni nyinshi hano hari inganda nyinshi za Amazon ariko murabona haniho nkora.